wafata umwanya ugasubiza amaso inyuma ukibuka ibyo Imana yagukoreye mu myaka yatambutse. Ni koko Imana yakoze imirimo myinshi cyane. Umwanditsi Dawidi amaze kwibuka ibyo Imana yamukoreye muri Zaburi 150 arandika ati: mushimire Imana ahera hayo, mwishimire mu isanzure ry'imbaraga zayo, mwishimire iby'imbaraga yakoze, mwishimire nk'uko bikwiriye kumera kwayo kwinshi, mwishimishe ijwi ry'impanda, mwishimishe nebelu n'inanga, mwishimishe ishako n'imbyino, mwishimishe ifite imirya n'imyirongi, mwishimishe ibyuma bivuga amajwi mato, mwishimishe ibyuma birenga, ibihumeka byose bishime Uwiteka. Ni ukuri Uwiteka akwiye guhimbazwa, yagukoreye imirimo myinshi ikomeye muri uyu mwaka ushize. Yakurinda indwara z'ibyorezo harimo na COVID-19. Hari abantu benshi cyane bayanduye, abo wamenye nawe utamenye, ariko wowe uracyari muzima. Umubyeyi wawe yararwaye araremba cyane bigera aho bikomeye, aho abaganga batari kugira icyo bakora, ariko Imana iritamurira iramukiza. Wibuka impanuka zose Imana yakurindiye ubona byarangiye, ariko Imana igakinga ukuboko. Wibuka cya gihe abana babirukanye ku mashuri, ubuze amafaranga yo kwishyurira ku ishuri, ariko Imana ikagucira inzira, amafaranga akaboneka bagasubira ku ishuri. Wabaga mu bukoda, ariko ubu ngubu Imana yaguhaye inzu yawe. Wari urwaye irembye cyane, kugenda byarakunaniye, usigaye ugendera ku kabando, ariko ubu ngubu uragenda wemye. Ibyo Imana yakoze wabivuga bwakira bugacya, ariko nimufashe dushimire Imana muri iyi ndirimbo.